umukazana umukazana yabaye ibamba umukazana umukazana yabaye ibamba ntashaka kuvuga ukuri yatereye agati mu ryinyo umukazana yabaye ibamba Rizunguza umutwe ufite ikihe kibazo? Harya sha. We nta munsi uzaza hangaho uzanywe n'amahoro. Igihe uzajya uje kurasa abantu dutesha umutwe gusa. Urugwaza ruhaye amahoro. Ase Boaz rukeka ngiye ko naje sinzi ngo ngiye ibi mbakorera hano ko bya byananiye. Kutabikoze se nyine. Nuko umunsi nazanywe n'amahoro nyine. Azanywe n'amahoro. Azanywe n'amahoro hanga. Gusa birashobokara. Umve ngo uyu munsi nyine nta kintu cyanzanye ngaha kirenze. Wazanywe n'iki se? Naje ku bintu byiza, naje ngo tuganire nta bindi birenze. Ibyo byose wasanga uri kubivuga kubera uziretse. Ntese ubu kwizitura byananiye. Ucyabonye kwizitura ubona ubuguzi wanze byananiye. Kwizitura ntabwo byakunaniye. Ntabwo byananiye na gato pe. Umenya ari uko hari urimo kubona ndimo guseka nawe. Uzanywe n'icyanga nta kindi kijya cyo kugenza ahangaha. Umva Boaz. Hambura. Nguhambura hanyuma bigende gute? Ase Boaz, urakeka ubu ngubu nshatse kwihambura wewe uhananira koko? Ngushatse? Kandi urasetse koko. Ngushatse kwihambura. Ubu ngusize ahangaha uzi ko wanaharara. Sure. Cyane rwose. Karimo kunseka. Gusa nta kibi cyanzanye ngaho uyu munsi. Urakeka ubu ngubu? Jinga. Uraseka. Boaz. Urakeka izi ngumi nk'iz'abana? Jya kureba umuntu uri gukomanga. Izi ngumi nk'iz'abana icyo zankoraho? Ngumi nk'iz'abana? Hari n'aba se. Taje nkwereka. Ninde? Mama wawe. Kingurira. Ma, ntagifashe. Cyangwa ma ntagifashe ma banguka. Banguka ma. Uyu munsi urampemba. Umunsi urampemba. Bamufatishije iki? Umunsi urampemba ma. Ngira ngo teretse ariko namufashe. Ndashaka kumenya. Ntabwo ndafite. Ma ntago mbizi uraza kuza kureba. Fasha mbanze ndebe. Umva Cipu, none se hano wakodesheje ko dusanze hari amazu abiri turamenya wakodeshereje Rwema na mama we ari iyihe? Okay. Ndabibonye. Nuse Fisto, hano nuko kwa Rwema? Hano nuko kwa Rwema. Nuse ko mbona akinze man Fisto. Asike!
ako man dufite umudayimoni muri iyi minsi uri kutugendaho mu byo dupanze byose. ariko mani Fisto reka nkubaze ubundi ni ukuye ki turimo kwima muri bino bintu gutya? Umva bro, turi gushaka amafaranga muri rwa rugo rw'abakire. Kenari ha noneho rero sasa umufasha utuye umugingo mazi ko umufashe dore nagakwiye hari inyuma y'igipangu kari kaje ngo kaje kwinjira ahangaha naje ngakweshebana nk'imbeba ayiwe itakinjiza ahangaha mu rugo burya kwikanga atagafite imbunda eh umva ibyisi yigira mu mazi ntabwo ari byo yigira ku ipanu icyo urakizi ugarutse guteza akavuye ahangaha rero uje kurasa umva amabowaze njye naje guteza ibintu by'ibaza ahangaha seba wa ntuza we ari no gusekerega umva ubwire njye naje guteza ibibazo ahangaha sibyo wazanywe n'iki wazanywe n'icyanga si uyu naje gushaka guteza ibibazo simba naje nkavota umwana nkuko byayenze mbere cyangwa kora ikindi cyo nshatse uranatinya gukongera kubimbwira ngo kamfatira umwana ngo kagira uti njye ntaho nje guteza ibibazo ahangaha ndaje ngo tuganire cyo nshaka n'ukora mushiki wanjye tukaganira akambwira ukuri ko niwe uzi ukuri kose sibyo icyo ngicyo nicyo kikuzanye njye nicyo nshaka nta kintu rwose nayo ibyo ngibyo muri kuvuga munkubita reka rwose uyu muntu wamwizera tumwizere mantu umuhambura usibye kutanyizera umuhambura simba nkiri hano we mama Boaz usibye kunyizera ubu ngubu iyo nshaka ubu ntago ubu hari uri hano se iyo nzi umwana wabusene ko ntazo cyo mukorera nta na kimwe wari kubishobora no kuno nagufasha reka muhambure ma uwo muntu n'umuhamba waretse sawa guhambira itebo wa ariko ni igitangaza kubona Boaz cyangwa reka Nyesu kwagufashije cyangwa rufuko Nyesu kamfashije uterega mandarenze nubona ko no kubihambura birananiye pe byananiye Boaz reka ngufashe ma ariko ma ngenda ahita nirukana igire mu nza we akurabona ndabona nta mahana afite ndrona atanje wamuhambuye se ucateye umwana wawe tubura ubuzima asinge ntaho naguteze bazangana ukuri iyo mbishaka mba nabikoze ariko ntaho ngenda manje ibibiri bwawe byose ngewe ntago mbizi uyu mungu urabona yazanywe n'amahoro ahangaha we nabwiye ntanjye naje guteza ibibazo rwose umva canga genda mama arakwica ma uwo muntu arakwica ma no arakwica urashaka iki njye nta kintu nshaka kumenya ukuri nyine ko ako Boaz ufite icyo kibazo wowe genda yego niko munsi na Debora tukaganira nta kindi akambwira uko niwe uzi ukuri hagati y'umuhungu wawe na Fisto aza umuntu amuteye njye nshaka mbwira ukuri nyine uwari ko mubona bidasobanutse rwe mugane wawe ndabona utazanye amahanga ihanganira urwo rushyingo kubise kandi nanjye hari ibyo nihanganiye wakoze utarasobanukirwa turumvikana ibyo wibaza kuri mushiki wawe nanjye byibaza nta nubwo natekerezaga ko atwite Debora narabihakanaga baherutse kugenda we n'undi mukobwa bakaraba basanga twakinze niba barabuze ubakingurira simbizi Debora yasimbutse hariya kiriya gipangu reba kiriya gipangu yasimbutse umukobwa utwite nagiye kubona mbona umwana w'umukobwa ari nanaye no hasi pa mbona karabo pa mpita mvuga ngo umukobwa ntabwo atwite ako Debora kuvuga ntabwo ari Debora mushiki wanjye Debora mushiki wawe ririya nibandikaze kurusha Rwema musaza we Debora mushiki wanjye cyangwa nawe uje gusaba amafaranga sha ukaba uri kumbeshya ninaga amafaranga ngiye nawe uje gusaba amafaranga nka mama wawe nshaka kumenya ukuri ku bya Debora mushiki wanjye nta kintu none urumwe ngo asose igipangu umuntu twitasote igipangu se kare uriya ntago muzi yasose igipangu umukobwa aragera ku gipangu kireshya kuri kubita hasi nanjye kwemera ko twite byarananiye naragiye ngura test ndebe ko twite igitangaje twite nicyo kintu cya mbere cyantangaje nibaza umuntu w'umukobwa kugira ngo sote ikubite hasi atwite inda ntivemo mushiki we ni igini ni vampire ahubwo ikibazo ni kimwe sigaranye nanjye nk'icyo ufite ndashaka kumenya nanjye inda ni iyandi hagati genda bowa hagati
hagati ya Bowazi na Fisto nanjye ndibaza inda ni iyande inda yo arayifite nshaka kumenya inda ni inde ese undi wa muntu gakaza ngaho ubundi nta kari yo ngiyo kari inyuma ntabwo nzi ibyo karimo undebere koko ibaza umwana wo gusota atwite agasota ntabwo nabyemeraga ko yaba atwite oya nanjye byatumye nyine nshaka ibipimo ndamupima nsanga umva aratwite n'inda n'inkuru ibyo ari byo byose nkurikije igihe yagereye iwanjye Maboa bite nje gukwakura urushya nje kudodesha ya pantaro wanguriye nasanze ari nini ujye kudodesha n'ukwigabanyisha genda nta kibazo ariko banguke murakoze ibibazo babiri aha ngaha Aro Fisto Yiwi ariko se Piro nk'ibyo ni ibiki ubukoze koko se twavuganye ko utazigera ukoresha telefone mu gihe ukiri muri urwo rugo tuzajya dukoresha impapuro gusa mba Fisto ibi ngibyo birihutirwa cyane urabizi ko dufite gahunda yo gushyira Rwema muri groupe yacu ndabizi ubu none ahangaha ari mu rugo kwa mama Bowazi ubwo ikigiye kurikiraho nawe uri kucyumva bo gwe nakumbabarira rwose kubera ukuntu nitwaye imbere yawe nagize ngo nyine uje kwa kundi kwawe n'amahane n'ubugome bwawe nta kibazo Maboa nta kibazo pe nyamvu nanjye umunsi naje nicishije bugufi ko nasanze ushobora kuvugisha ukuri vugisha ukuri pe akorwe ushatse kuvuga ko ugiye kwifatanya n'uyu mugore w'umugome gusa ngaho nyumvira rwe nyumvira nk'umwana utinyuka kumbwira ngo ndi umugore ubu ngo yitonze kubera ko ari kukureba ubundi ubu ngo nabaye umugore abo mugore mbese ubu ngubu hano n'umuriro yabaye nyirurugo ase Debo kuki koko wahindutse ugahinduka cyane bigeze ahangaha bene kakagene koko ntabwo ngiye nahindutse ni iminsi yampinduye gusa nshaka kumenya ikintu kimwe gusa kimwe cyonyine kandi mbare mumbwize ukuri mwese igiki ndawubwo urashaka ukuri aba bakobwa bakubwiza ukuri uyu akubwiza ukuri kereka wenda ari karaba ariko uwo nguwo ni shitani itembera nta kintu yakubwira Debo nshaka mumbwize ukuri mu by'ukuri ubundi twite ni yandi akorwe nzavuge kugeza ryari ubu wagarutse hano wowe kumfatanya n'uyu mugore mumbaza amateshwa urongera kunyita umugore wa mukobwa we gira mushiki wawe atuze ngo haravuze inda ntwite ni ya Bowazi kara inda ni ya Bowazi ntabwo byumva ntabwo ushaka kumva icyo mvuga uranyumva eguka ubugisha ukuri iyi nda ni yande kandi ko ibintu byose ubizi ni yande ndashaka kumbwira ngo iyi nda ni yande vuga vugisha ukuri kandi buri kimwe urakizi ni yande ni ya Bowazi niyo Fisto ni ya Fisto uyu no kuma Bowazi wabyumvise rwe niyo Bowazi wanshinzwe uko bazajya bakunda vuga ibintu byose ubu ni iki utanavuze haguruka ugende ubu urugo baguteye ubwo buzajya uhita uvuga ibintu niba nasubiranyemo byose babivuge ubu ibintu byose karabivuga ubu ko bazajya baza bakakunda uzajya uhita uvuga dore ko kameze uraza kumbona ariko ko kareba ndakira umwana haguruka ukagenda wankoze we haguruka ugenda
hari icyo utumvise ngo inda ni iya Fisto, inda baraza bayitereka kuri Bowazi. Hari icyo utumva rwe? Kara ceceka mwana wa, bwari mwumbeje ukuri. ase mu byukuri koko karabo buri byose narabiwe kwiruka nk'ubitwana. Kara njye nigeze ngukubita ngwino hano iyizire, ngwino hano mbere mwana wa, nigeze ngukubita sinyashinze. Urabona ikintu cyanyinjiriye mu rugo, uri kubibona? Kara icicikere, uyu mukobwa ntakajya guteramo imico mibi. Indani ya Fisto urabizi neza. Ngenda bizi narungwe ngishaka kubeshya. ase ubundi ubu ngubu mu byukuri kara ngize ukuri ibi byose mo biraba ubundi niki byihishe inyuma kuki byose mo biraba ni nta nubwo mbyumva rwose. Ni Fisto na Pilote nibo babyihishe inyuma kandi na Debora ari. ngo pilote Nta mpamvu zo kuguma kubabeshya. Kwanze Fisto nkaba narinze wowe Rwema, nkaba narinze uyu mukobwa. Pilote ninde se? Ninde? Pilote ninde Debo? Pilote wowe ninde? Uramuzi rwe? kareka ntago muzi ako Fisto ushize mufite yarancitse gusa agira imana sinongeye kumufata. Nkurese bro bimeze bite? Bro ni sawa kabisa. Si wa mukobwa ari? Chips se? Hey. Chips hari ibindi yagiyemo biva ngombwa ko twizira hano. Okay. Ariko mwana. Pero hari ikintu nshaka kukubaza. Igiki se? Ubushize hari ifoto wanyeretse y'umugabo, urayibuka? Uyu nguyu se? Yego iyi ngiyi bro. Iyi foto nayigizeho ikibazo, uyu mugabo shaka kumuzana muri diru. Bro, Takumva. uyu mugabo ni papa. Inde? Datumwe wadutaye njya nkubwira. None se kuki wanyeretse iyi foto? Bishatse kuvuga ko ariyo gahunda nkurikijeho yo gushaka papa. Bivuze ko uyu nguyu usa n'awagiye muri plan. Bro, ntago naje kugira ngo umfashe gusa. Nari mfite gahunda yo gukurikirana na papa nkamenya amaherezo ye. Bishatse kuvuga iki? Bivuze ko ubu ngubu ngomba kumushaka. Ahubwo witeguye kumfasha?
ni wari mu gikoni Yego mama. gahunda namubu wari uhiye intoki ubwo ntabwo uhiye Nurse ma. karaba arihe kugira ngo uze mu gikoni cyangwa Debora Karabo ntabwo yambwiye yuko wamutumye. Warutuntu warabimutumye n'umugoroba yagiye kuza. namutumye ku isoko Debora sare Araryamye umugore wanjye. araryamye Araryamye iki gihe none se ntananiwe ma. Rego uzajya umenya yuko atwite. ariko iyo mitwitire atwite Yezu atwite Bikira Mariya atwite Obama atwite iki Ita umwana wanjye. Kimenya ko nkomeye nanjye rega ma. ibi bintu byo gufata uyu mugore ukamutereka ahangaha nk'ivaze wanzaniye hano ibi bintu ntabwo mbikeneye Kusema nawe mubaze ikibazo cy'amatsiko. Niba umugore wanjye ambwiye yuko ananiwe atameze neza. ananiwe ubimenya mama mwararanye cyangwa uranyibe tukajya kuryama mu cyumba cyawe Oya. Yego. Oya. we nta burenganzira ufite muri iyi nzu ntabwo watungiramo umugore turumvikana Mana ntabwo njya ndarana nawe ariko nawe. Wari wambona se. uvuye he muko uvuye he hari uryamye cyangwa wari uheneye umwana wanjye ari mu gikoni uraheneye nabafasha nzana ibyashere imbere yanjye uyu ni umwana wanjye kuzana ibyo bashira simbikeneye nzongera kubyuka nkagutanga hanze nzaguheza umwuka icyo ukimenya mva n'imbere se genda hagenda gataganyuka bagenda nzana icyo ntega mu mutwe ni umufuniko uri mutwe za umufuniko munini nzana icyo ntega mu mutwe n'icyerekezo